twongeye kubaha ikaze inshuti bagasusuruko TV nk'uko tugenda tubagezaho ibiganiro bitandukanye. uyu munsi tugiye kubagezaho inkomoko y'urupfu. Tega amatwi wumva uko byagenze, ariko turagushishikariza gukanda inzogera y'umutuku iri munsi ya video yanditseho subscribe kugira ngo ujye ubona video zitandukanye dutangaza. Twihuse, tega amatwi wumve inkomoko y'urupfu. Inkuba, umwami, Imana n'urupfu byavaga inda imwe. Umunsi umwe bihabwa 8. Inkuba ihabwa 8 mu ijuru, umwami ahabwa 8 munsi. Imana ihabwa 8 munsi no mu ijuru. Imana itunga ibyayo, umwami atunga ibye. Inkuba itunga ibyayo, urupfu ruhabwa amaraso. Urupfu rubaho, Imana irinda ibyayo biva amaraso. Inkuba irinda ibyayo, umwami arinda ibye. Urupfu rubura amaraso, rwicwa n'inzara. Inzara yarurembeje rugiye kurunguruka, uruhehe rugwa mu jisho rirapfa. Urupfu rubaho, bukeye rubaza se wabibyaye ruti, mbaye nte ko umwami andinda ibye, Imana ikandinda ibyayo. Inkuba ikandinda ibyayo, nkaba ntakibona amaraso. Rurema iti, ni njye wabibahaga, nanone ujye utegereza, ntuzaheba n'igisigaye inyuma. Urupfu rukomeza kureba igisigaye inyuma. Umuvomyi ugiye ku iriba yakwikorera ingata ikagwa, abandi bakamusika. Urupfu ruti, uyu usigaye aho si we wanjye. Inka zakuka iciye iyayo nzira, cyangwa se isigaye inyuma. Ruti, iyi si yo yanjye. Umwami, Imana n'inkuba biti, murabona iriya mbwa yatumariye ibintu. Ese yakwiriye ko wumva yashatse amaraso aho kutumarira ibintu? Inkuba iti, muhore tujye inama, tujye kugaruza, hanyuma tuzagashyikire tukica. Uko urupfu rwakarebesheje ijisho rimwe, niko kujya guhiga rwabuze ikindi rwarya, rushaka utunyamaswa n'udukoko mu ishyamba. Imana iti, ese ibyo bikoko byo si ibyanjye? Ruramarira amatungo kubera iki? Imana ikora mu nkoni yayo, umwami akora ku muheto. Inkuba iti, njyewe nzagakubita urushyi, sike ntabwo kazansimbukana, siniriwe ntwaza izo ntwaro zose. Bahuriye mu nzira n'urupfu, inkuba irabandabanda. Umwami ati, nta ntanga, ngira imbaraga nke, ntiduhwanije nawe. Umwami akubitira impiri mu itako, urupfu rurabandagara, rwikubita hasi. Rugize ngo rurabyuka, inkuba irukubita urushyi, rusubira hasi. Rwiruka rujya mu mubyuko, umwami aba yahatanze, arubuza gusohoka mu mubyuko. Inkuba irarushakira rubura. Urupfu rwirukiye mu nzuzi ngo rwihishemo, rusanga umukecuru arasaruma ibisusa. Ruti, ese wa mukecuru wampishe kureba nk'ubwe? Umukecuru ati, ese ndaguhisha he kureba ntari mu rugo? Ngo ndaguhisha mu gikari. Ndagushyira he wakantuwe kakutse umutima? Urupfu ruti, ese ko wunamye nikinze imbere y'iyo hururu yawe, sinayobya umuvu bariya bampiga bagahita? Umukecuru ati, niba wabishobora, uzi ko wahakwirwa, igire muri iyi hururu maze ujye mu gikondorero wihishemo. Rumaze kugeramo, Imana ibigezaho, mbonye aho rugiye. Inkuba iti, rugiye aha, ariko se ruhungiye mu muntu, ndamwica. Nirugende noneho, ruraducitse. Imana iti, ko turusiga hase rukazaturimbura. Inkuba iti, waretse se noneho aka gakecuru nkagakubita? Imana iti, ko nabereyeho kurema no kugira ngo ibintu bigwire, aka gakecuru turakaziza iki? Birigendera biti, uruzateba ruzasohoka.
agakecuru kararubana ruratura rusanga rutanyagirwa. Agakecuru kararubana ruratura rusanga rutanyagirwa, rusanga ndetse n'umukecuru afite amaraso, ruti mbonye n'ikigega cy'intunga. Uwo mukecuru ararubana, bukeye arushyikiriza abuzukuru n'abuzukuruza be, bararufatanya kugeza igihe rusakara mu isi yose. Nguko uko urupfu rwaje mu bantu. Turagushimira wowe wakurikiranye